hari ukuntu uba uri kujya nko kuri telefone umuntu akaguhamagara, yaguhamagara akamwirika ngo line busy cyangwa bakamwirika ngo call waiting. Line busy ni iki, call waiting ni iki? Kangusobanurire kugira ngo umashe kubikubwira ubyumve neza. Iyo umuntu aguhamagara uri kujya nko kuri telefone bakakwereka bakamwirika ngo line busy, bamwiretse yuko uri kwivugira aho uhuze kandi we ntubashe kubibona ko yigeza gushaka. We ntiwigera umenya yuko uwo muntu yigeza gushaka aguhamagaye, ntubashe na gato kubimenya kereka bikubwiye bisanzwe. Noneho iyo aguhamagaye ukamwereka ngo call waiting, wowe urabibona yuko aguhamagaye uri kwivugira, uko wabasha kumwitaba cyangwa ukaba wabasha kuba muri kuvugana ukitaba nguwo cyangwa ukaza kumuvugisha nyuma, ariko icyangombwa wabasha kumenya yuko yagushatse, nawe akabibona yuko wabibonye ko yagushatse. Ariko uyu user busy ntago wigera ubibona habe na gatoya. Ahangaha rero ngiye kukwereka uburyo ki wasetinga muri phone yawe call waiting cyangwa line busy, uburyo uwo muntu yajya guhamagara ukivugiraho ukabibona kandi nawe akabibona, cyangwa umuntu yaguhamagara ukivugiraho ntabibone, wowe ntubone ko yagushatse kumwika ngo user busy. Ahangaha muri video ndakwereka uburyo ki wabikora mu buryo bworoshye. So ndakwereka inzira ebyiri turakoresha, uko telefone ngiye gukoresha ni Airtel Imagine, ushaka kuyikoresha izo nzira ntuzibone ufite ubundi bwoko. Ndakwereka inzira turakoresha ya mbere, nuyibura ya kabiri urayibona. Urumva rero icyo usabwa no kureba video kujya ku musozo kugira ngo ubashe kubona izo nzira zose n'uburyo ki bikorwa. So ni muri mushyashya ngaha kuri channel yacu ya Kibamba Comedy, wahawe ikaze. Icyo usabwa no gukanda subscribe ugafunga kugera. Nizere ko wamaje gukanda subscribe ni muri mushyashya. Okay, dutangire video yacu turebe uburyo ki bikorwa. Kaduhere ku nzira ya mbere tugiye gukoresha duce muri setting. Iya kabiri ndakwereka nabwo uburyo bikorwa bitewe na telefone ufite. So reka dutangire video. Okay, none uratuza urejya ahantu usanzwe uhamagarira. Iyi ni kuri ahangaha. Urareba ahantu usanzwe uca ugiye guhamagara telefone z'abantu cyangwa ugivugana n'abantu. Nizere ko wamaje kuhagera. None numara kuhagera tureba hejuru mu nguni hari ubudomo butatu ahangaha. Numara kuhabona urahita uhakanda. Nizere ko wamaje kuhagera. Okay, none urahita ureba ahangaha setting. Ahangaha setting bite nawe wakora. Okay, none numara kureba muri setting urareba izi process zose uri bubone ahangaha. Utureba ahantu handitse calling account, ahangaha uhite wakanda nganze calling accounts urakandaho. Okay, none numara kuhakanda bitaguheza amahitamo ya simukadi ushaka gukoresha, nimba ari kuri Airtel ushaka gukoresha cyangwa MTN baragohereza amahitamo uhitemo inzira uburyo ushaka kubikoramo. Niba ari kuri simukadi ushaka kubikoramo nizere kuri kubyumva neza. Yenda ashaka kubikora kuri MTN kambikwereke nyine ariyo nkoresha, nayikandaho. None mara kwikandaho banyereka ibintu bimeze gutyo, banyereka ngo fixed. Okay, banyereka nandi handitse call forwarding, handitse ngo call ngo barring, nahandi handitse ngo additional setting. Ahangaha turakangwereka ahantu tugiye gukanda, urakanda ahangaha additional setting. Ibi bindi byo urabireka. Ushaka kubimenya nabyo icyo bisobanuye wambwira muri comment nkazabigufashamo bisobanukirwa neza. Noneho icy'ingenzi batukanda ahangaha additional setting. Numara kuhakanda bahita bakwirika ahantu hameze gutya, ahantu ahambere handitse ngo call aid, n'akabandi handitse ngo call waiting. Noneho ahantu numara kuhabona kamakwereke neza, bakwereka ahambere kureka n'aha kabiri. Rero sasa yangaye cyatuzanye ni ukusobanukirwa tukamenya ngo user busy turabikora gute cyangwa call waiting turabikora gute. Nizere ko wangana no uri kubibona neza. Angana ko ari call waiting, uri kubona ko byanditse ahangaha. Bitewe no kukano kantu gafunguye gutya, umuntu mpamagaye ngende kwivugiraho ndabibona nawe akabibona, nkaba nabasha kumwitaba, ari byo bita call waiting. Nizere ko akantu uri kumva neza. Umuntu mpamagaye ngiye ahangaha ndabibona iyo gafunguye gutya, ndabibona ndi kwivugiraho kuri telefone, nawe akabibona ko nabibonye kandi ndi kwivugiraho, nawe akabimenya ko ndi kwivugiraho. Aricyo bita call waiting. Noneho sasa rero gafunze, umuntu wabumamagaye gafunze ntago ngi nabasha kumenya yuko yamamagaye. So noneho kanse nk'ubikwereka katugafunge ahangaha gato urebe, ndagakandaho gutya mbikore kugira ngo ubisobanukirwe neza. Noneho ahangaha
iyo gafunze gutyo iyo gafunze gutyo umuntu wamamagara ndi kwivugiraho ntago nabasha kwibona habe na gato, bahita bamwereka kuri phone ye ngo user busy igahita inikupa. Nizere ko ibyo bintu atari bwo gambira babyumvise. Iyo amamagaye kameze gutyo gafunze tamwereka kuri phone ngo user busy kandi phone ye igahita yikupa, nimenye nje ahamagaye nyirubwite, nimenye yuko yanshatse. Nuko nyine waguhamagara kwivugiraho we nyine gafunze gutya utabasha kumenya yuko yagushatse, ariko mu gihe gafunguye urabimenya. Nizere ko akantu wakumvisha gutya byo bita user busy cyangwa ngo line busy. Noneho gafunze akabyita call waiting. Nizere ko ibintu abisobanukiwe. So rero ahangaha uragafunga, nimba ushaka ko abantu nyine umuntu uzaguhamagara kwivugiraho uzaza ubibona ko yagushatse uragafungura. Ako mu gihe bazaza ushaka ko bazabamwereka ngo line busy cyangwa user busy, wowe ndubasha kumenya uwagushatse urakareka uragafungura kamnyira kamereka kamere gutya kameze. Ako ngiye mu gihe nshaka ko nzaza mbibona ndagafungura ko phone yanjye ikora akazi kenshi. Bamagara bari benshi urumva bamenyene kujyamenya abanshatse. Okay, none ngiye ndagafungura kugira ngo ngiye mbasha kubibona. Ubu ngubu ngiye nzaza mbasha kubibona umuntu uzaza umamagara ndi kwivugiraho. Anga nzambasha kubibona. None ngiye kwereka inzira ya kabiri. Iyi ni inzira ya mbere nakubwiye turaheraho. Okay, none turabikupa tujye ku nzira ya kabiri. Nizere ko ahangaho ubasha gusobanukirwa. Iyi ni inzira ya mbere, inzira ya mbere utabashe nyine utayibonye muri phone yawe. Ugiye gukoresha iya kabiri yo iri bukunde uri buyibone. Niko tugiye gukoresha. Urajya aho usanzwe amagana, none ugiye wandika imibare wandikemo akanyenyeri 43 urwego. None iyi ni inzira kabiri tugiye gukoresha, wandika akanyenyeri 43 urwego. None uhite uhamagara ushiye kuri simukadi nyine ushaka. Ni kuri iyi ngiyi. None ahangaha bahita bakwereka call waiting service was enabled. Ahangaha bishatse kuvuga iki rero? Iyo bikoze gutya, iyo ka kantu nyine hari baguhamagara bakamwereka we nubibone uguhamagara ngo user busy. Iyo kanze akanyenyeri 43 urwego uba ubifunguye. Nyine ubwo iyo bamwereka user busy, none iyo nyine uguhamagara bikanze iriya code bahita bamwereka ngo call waiting. Urumva nyine wowe ukabibona ko ari kuguhamagara. Nizere ko uri kubisobanukirwa neza. Iriya code mukimara kwikanda akanyenyeri 43 urwego, kwa kuri nyine umuntu yaguhamagaraga n'urugero nyine nimba yaguhamagaraga kumurika user busy n'ubibona ko yaguhamagaye. None naguhamagara uraza kubibona ko yaguhamagaye kandi uri kwivugiraho, ubibone ko ari kuguhamagara nawe abibone. Abyita call waiting. None sasa rero ushaka kubikuramo buryo utazaza ubibona, ujya aho wandikira none ukandikamo akanyenyeri nako nyine ushaka kubikuramo kugira ngo nuzigire ubibona aguhamagaye. Kabyo tureba none sasa, kabyo tureba uburyo bikozwe. Urajya usanzwe wandikira wandike mu urwego kandi 3 urwego. Iyi ni inzira ibikuramo uburyo baguhamagara kumurika ngo user busy. Turayihamagara none dukande kuri simukadi yacu. Okay, none urangije kwereka MTN nyine batakwenga ngo call waiting service has been enabled. None iyi nzira yo ni yandi bakwereka ngo user busy. So none ka tugende turebe adusubira ahangaha, dusubireho nyine tujye kureba ukuntu byagenze nimba kifunze cyangwa kifunguye. Okay, turongera twakanda handi twakanze kuri settings. None twongeye dukanda ahangaha call ahangaha hamwe twakanze. Nizere ko wafashe mu mutwe. Tujye dukanda kuri ya simukadi yacu dukande additional setting twahisemo. Okay, nizere ko urabona ko kahise kifunga. Byo nakubwiraga numva urabona ko uko ari byo nako kahise kifunga. Twari dukanda ya code kwifungura. Sasa nizere ko izi nzira uko zifashe ziri bugufashe cyane kubikora. Ukoreshe muri izi nzira ebyiri iyo ushakamo iri bukundi. Sasa ugize ikindi kibazo ushaka wambwira nkagufasha. So ngiye ndakafungura kuko nshaka kujya mbibona nyine. None mbikupe sasa. None ufite ikindi kibazo waba ushaka ko nzagufasha wambwira muri comment cyangwa igitekerezo ushaka kuma iki cyavyo nazakora cyangwa ikindi kintu ushaka kumbwira muri comment wambwira. So nizere ko akanze like umutare wayikanda yikandi. Ukoresha kuri bagenzi bawe nibi video gufashije nabo babashe kubibona.
nizeye ko umaze kubikora. Nimba iyi video yagufashije kanda like, nimba utari wayikanda ukoresha kuri bagenzi bawe nabo babasha kubona iyi video. Ciao duhure mu yindi video ikurikira. Nkubwira ngo iyi channel yacu yitwa Kibamba Comedy izazicaho ibintu byinshi cyane byerekeye n'ikoranabuhanga, ibintu bya tips nyine ikoranabuhanga bizubwenge, ibintu byerekeye kuri phone, uburyo phone ikora n'ibintu by'ubwenge wagenda wongera muri phone kugira ngo phone yawe irusheho kugira ububasha bundi basha gukora, cyane ibindi bintu bijyanye na YouTube nabyo tubishyiraho, uburyo wakurira amafaranga online kuri channel yacu ya Kibamba Comedy bicaho. Ubwo urumva icyo usabwa no kurya kureba izindi video zikuri channel yacu ya Kibamba Comedy, zirebe ziriho usobanukirwe uyigire n'ubuntu. Guys, nimba ufite ikibazo umbwiye muri comment, ntutinye kwandika mu comment umbwire ndagufasha. Ciao duhure mu yindi video ikurikiyeho ugeze kuri uyu munota uri umuntu w'agaciro.